Okay, yaman. Nongere kubasuza kuri ya channel yanyu, ya channel igenda ibagezaho utuntu tw'ubwenge, ndetse ya channel igenda ibagezaho n'agasobanuye k'ubwenge karyoshye cyane. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe muri wiki filime zagiye zisohoka, ntabwo ari nyinshi cyane. Abasobanuzi bamwe na bamwe bagiye barwara, nk'uko nagiye mbabwira kuri byinshi, bagiye barwara ku bwinshi, gusa nubwo barwara cyangwa se bahura n'ibindi bibazo cyangwa se baba batari gukora, buriya ntabwo habura abandi baba bari gukora mu gihe abo ngabo baba bahagaze. Uyu munsi rero ngiye kubereka filime zasohotse iki cyumweru cya 263. Ntabwo ari filime nyinshi cyane, gusa nyine zirahari. Ni filime ushobora kuba wakirebera, gusa narababwiye ati unyandikira kuri WhatsApp kuri 078114239220, nkabasha kuba nagutamo filime z'ubwenge kandi nziza cyane utasanga ahandi. Okay? Filime zasohotse iki cyumweru cya 263 ni filime nyinshi, gusa turaza kureberamo muri filime nyine zagiye zikorwa n'abasobanuzi bashyashya. Ntabwo ari benshi cyane, gusa filime zagiye zisohoka. Rocky Kimomo yakoze filime yitwa Teach You a Lesson, yakozeho episode 3. Ashaka no gukora Outer Banks season ya 5, gusa nyine ntabwo irasohoka, nisohoka tuzamenyesha. Habonetse umusobanuzi witwa ngo ni VJ Kabos. VJ Kabos yakoze Taiwan 2 yayikoze. Habonetse n'umusobanuzi witwa Perfect, ni mushyashya cyane, uri mu kazi keza cyane. Yasohoye iginde cyitwa Ika. VJ Kabos yasohoye indi filime yitwa ni Sundutani nayo yayikoze. Habonetse n'indi filime yitwa ngo ni Isolate Thief. Perfect nawe akaba yayikoze. Rocky Kimomo akaba yarakoze filime yitwa Sayara, filime y'iginde nziza cyane ushobora kuba wareba unyandikiye kuri iyo nimero, kuko iyi website narakubwiye ati website ku kwezi wishyura 7,000, ku cyumweru kwishyura 4,000, aho kugira ngo wishyure ibyo 7,000 ku kwezi ushobora kuba wanyandikira kuri WhatsApp kuri izo nimero ziri kuri screen. Ushobora kuba wanyandikira ukambwira ngo ushaka iyi filime iyi n'iyi, ku buryo nyine utabasha kujya kuri zino website bakakwishyuza ibyo 7,000. Habonetse n'indi filime yitwa ngo ni Yume Toto isobanuye na Savimbi. Hakaboneka n'indi filime yitwa Operation Safety Saga isobanuye na Scovia. Hakaboneka n'indi filime yitwa ni Open Fight Killer isobanuye na Perfect. Habonetse n'indi filime yitwa Lucky, ni seri nziza cyane ushobora kuba wareba. Habonetse n'indi filime yitwa ngo ni Oasis isobanuye na Perfect, seri nziza cyane. Utungutu ni tumwe mu duseri ushobora kuba wareba. Ushobora kuba wareba Lucky, ushobora kuba wareba Oasis ndetse n'izindi twagiye tuvuga inyuma. Habonetse n'indi filime yitwa Fighter isobanuye na Sankara. Habonetse n'indi filime yitwa ngo ni Mutiny isobanuye na Sankara. Habonetse n'indi filime yitwa Ip Man Kung Fu Legend isobanuye na Perfect. Habonetse n'indi filime yitwa ngo ni The Debt Collector isobanuye na Perfect. Habonetse n'indi filime yitwa Borderline isobanuye n'umusobanuzi w'umurundi witwa Kim. Habonetse filime nziza cyane yitwa Bonafide Killer, ni filime nziza cyane y'Inyakoreya irenze cyane, isobanuwe na Perfect, nziza cyane. The East Palace isobanuye Perfect ari mu kazi keza cyane. Ride or Die isobanuye na Scovia. Habonetse na seri yitwa Agent Kim isobanuye na Rocky. Habonetse n'indi yitwa ngo ni Viro Hit. Mwibutse ko Rocky ntabwo ari gukora cyane, kuko asigaye afite n'iduka ricuruza amatelefoni hariya mu mujyi wa Kigali, gusa arimo arakora filime yitwa Teach You a Lesson. Tuzagera tubagezaho amakuru yahigeze. Hari n'izindi filime zagiye zisohoka hirya no hino, hari n'izindi zagiye zisohoka nyinshi cyane ushobora kuba wareba. Wowe ushobora kunyandikira muri comment ukambwira ati nshaka iyi filime iyi ngiyi
cyangwa se ukambaza ngo filime iyi n'iyi yarasohotse, nkabasha kuba naguhereza amakuru arambuye kuri yo. Ariko ibyiza ni uko wanyandikira kuri WhatsApp, nkabasha kuba nakwereka filime wakihitiramo, kuko filime zirahari cyane zagiye zisohoka muri wiki zagiye zitambuka 2025, muri wiki zigiye zitandukanye, waba ushaka Ip Man, waba ushaka Playing with Fire, waba ushaka Fall, waba ushaka The Island, waba ushaka My Beloved Thief, waba ushaka Blue Birthday, zose ndaziguheza, waba ushaka Jumong, waba ushaka House of Ninjas, zose zirahari. Gusa nyine izi filime ntabwo wabasha kuzireba utarishyura abonoma 7,000 ku kwezi cyangwa se 4,000 ku cyumweru. VIP yo baguca 20,000, ariko wowe ushobora kuba wanyandikira kuri WhatsApp, nkabasha kuba naziguhera kuri make cyane, utarenze kwishyura 2,000 ku kwezi. Hari n'agaseri keza cyane kitwa Legacy, ni keza cyane, ushobora kuba wakareba. Ni nyinshi filime zagiye zisohoka, kuko uramutse ugiye kuri ino website ntabwo wabasha kureba zino filime, bahita bakubwira ati banza wishyure abonoma 2,000 ku kwezi ujye ubasha kuzireba buri munsi. Ariko njyewe kwa ko mba narayishyuye, cyangwa se mbifiteho access, wowe ushobora kuba wanyandikira nkahita nanjye nkohereza access, ukabasha kuba wareba zino filime. Njye reba nk'ubu ngubu nshobora kuba ino seri nayireba, reba njye ino seri nyirebe urebe. Aka gaseri nako ni keza cyane, bakita Legend of the Blue Sea, ni keza cyane. African Movie Market turakashya studio yafunguye imiryango mu mujyi wa Kigali, ku makorari kubanze ku giti cyabo, ni studio gukorera aturore nko dutangiye. Abasare byabacanze, inyanja irimo imiraba, abasare byabacanze, imihengeri ni myinshi, aturore yewe no bibera ku mazi. Izi filime rero ushobora kuba wazireba, njyewe uri kubona ko filime ndi kubasha kuyireba ku bwinshi cyane. Nawe rero ushobora kuba wareba n'aka gaseri unyandikiye kuri WhatsApp, nkabasha kuba nakagutama, gafite episode 20 n'izindi cyashya nagiye nkwereka nyine hirya no hino. Hari n'indi filime yitwa yasohotse uno mwaka yitwa ni filime nyinshi cyane, hariyo bita Agent Kim, akabona nyinshi cyane zyaze zisohoka, Fake Profile, Manesty, Shop for Killers, season ya 2 mwibutse ko yasohotse. Ni nyinshi cyane. Rero wowe icyo usabwa ni ukunyandikira kuri WhatsApp, nkabasha kuba nagutamo zino filime, ukasha kuba wakirebera kabisa. Teaching Lesson ushobora kuba wayireba, The Polygamist nayo ushobora kuba wayireba, Refined you ushobora kuba wayireba ya Rock Kimomo, ukaba wakiryohereza. Rero nyandikira kuri WhatsApp mbashe kuba nagutamo zino filime.